nitwa Hortense Mazimpaka, ndi umubyeyi. Muri uyu mwaka harya n'uyu nguyu cyangwa n'utaha, ngiye kubivanga bimaze kuba byinshi. Umwaka utaha umwaka utaha nzaba nujuje imyaka 30 nshatse kubw'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Ako kantu ka kubw'ubuntu bw'Imana ni mu gatsindagire cyane. Kubw'ubuntu bw'Imana iyo myaka 30 zabishize. Nashatse ntakijijwe, ntazi Imana, twembe n'umugabo wanjye tutazi Imana. Umuriro urakuraka uragurumana hafi gushya. Kubw'ubuntu bw'Imana nyuma y'imyaka 3 nshatse agakiza kaza mu mutima wanjye. Umuriro utangira kugenda ugabanukamo gake gake kubera Imana. Haleluya. Kubera Imana rero ndacyahari kandi ndashima Imana. Imana yo kabyara nta kintu na kimwe itazura, nta kintu na kimwe itakwinjiramo, nta buzima na bumwe itahindura. Imana yo kabaho. Haleluya. Uyu munsi rero nifuza nkunda umuryango wishimye. Ntabwo ndi expert, ntaho nabyize, uretse ko numva nifuza kubyiga hari mu bumenyi busanzwe, ariko ntaho nabyize. Icyakora nkunda umuryango kuko mbona ibintu byiza biwuvamo iyo Yesu yawujemo, nkabona n'ibintu bibi biwubaho iyo Satani yawuteye, nkabona n'uburyo Imana ishobora gukora mu buzima bw'umugore cyangwa umugabo, yazana Imana muri urwo rugo impinduka zikabaho. Bikantera rero kumva nabwira cyane cyane abakiri batoya, nkababwira amakosa nakoze kugira ngo be kuyakora, nkababwira kandi ko hamwe na Yesu ibintu byashoboka. Hanyuma nkabwira abakuze nkanjye ko hamwe n'Imana nanone byashoboka. Hari igihe umuntu aba yarakoze amahitamo menshi mabi, yarisha ibintu yarabivangavanze, ariko hamwe n'Imana nanone biracyashoboka. Imana nishimwe. Ndashimira rero umushumba n'abakozi b'Imana mwese mukorana umurimo w'Imana, mwampaye ikaze mu itorero Methodiste Libre mu Rwanda. Mu gitondo nababwira ko nanjye ndi Methodiste kubera ko ibyo mwemera ari byo nemera. Haleluya. Turimo turaganira rero, turaza no kugira umwanya wenda wo kubaza ibibazo cyangwa gutanga ibitekerezo. Mu by'ukuri nta nyigisho na zimwe ziraboneka zihagije zuzuye zikwiriye umuryango. Tugiye gufataho gato, n'ikindi gihe muzafataho gato, n'ahashize mwafashaho gatoya, kuko urugo ni rugari pe, nta muntu waruvuga ngo arurangize rwose. Kandi buri rugo kubera ko ari umwihariko, hari igihe bavuga nk'ikintu ukajya wumva kisa nkaho kitakureba cyangwa kitajyanye nawe. Rero tuvuga muri rusange, ariko iyo hajemo iby'umwihariko bikeneye inama za bucece z'umwihariko, mwegera abashumba banyu, kuko ibibazo by'umuryango bishobora kuba bisa ariko bigakemurwa mu buryo budasa, kuko ba nyiri umuryango nabo badasa, bataremye kimwe, badafite amateka ameze kimwe n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Niyo mpamvu utakwiriye gufatira gusa muri rusange, ukwiriye kureba ibijyanye n'umuryango wawe, akaba ari byo wapurayinga. Ibyo utumvise neza cyangwa ukeneye ubujyanama bwimbitse, ukegera umushumba bakakugira inama. Haleluya. Twahawe rero teme ivuga umuryango wishimye. Mu by'ukuri iteme nta kwisa, nibaza ko namwe mubyumva. Umuryango wishimye si umuryango gusa, ahubwo ni umuryango wishimye. Murabizi mu Kinyarwanda hari ibintu byinshi bavuga ku muryango, bakavuga ngo niko zubakwa, bakavuga ngo harya kugira guti ngo ntazibanda zidakubitana amahembe, bakavuga ibindi ngira kongera ngo si umugani, ubanza ari ikibazo cy'umuruho cyabizanye, bavuga ngo zirara zishya, ariko uriya ni umugani nawo ni wo, ngo zirara zishya ngo bwacya zikazima. Hari ibintu byinshi. N'undi numvise ushize bavuga ngo nimba ngo amabati ngo atwikiriye amabanga, sinzi ibintu nk'ibyo. Ibyo rero byose birahari, ariko kuba ari muri Kristo Yesu, ndashima Imana ku cyanditswe bampaye, kuko kireba abari muri Kristo Yesu. Abari muri Kristo Yesu bubaka mu buryo butandukanye, kandi abari muri Kristo Yesu bashobora kugira umuryango wishimye. Utari niko zubaka, utari no gushinyiriza, utari nuko bimeze nta kindi twabikoraho. Oya, muri Kristo Yesu birashoboka. Cyane cyane ko data yaduhaye ikigereranyo mu ijambo ry'Imana gitangaje, akatubwira, agasaba abagabo gukunda abagore babo nk'uko Kristo yakunze itorero, akongera agasaba abagore kubaha abagabo babo nk'uko itorero rizima ritarwaye ryubaha Kristo, rigandukira Kristo. Sibyo nshuti z'Imana? Ntangira rero ndatangira ku ijambo risa nk'iritangaje ukuntu, kuko wakwibwitse ko twari tugiye kuvuga ibintu biryoshye by'umuryango wishimye, ibintu bikaba bitangiye kuba abivuga bigira negatifu. Bigenze biti? Ijambo ry'Imana riba mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 6 umurongo wa 7, havuga ngo iki? Ngo ntimuyobe, Imana ntigira gute? Ntinegurizwa izuru.
kibazo ibyo bintu bihuriye n'umuryango wishimye uryoshye. Ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ako kantu twakumvise yemwe, ntituyobe, Imana ntinegurizwa izuru, ntibayiseka mu yandi magambo, kuko ibyo umuntu abiba ari byo asarura. Iyo tuje kuvuga rero ngo umuryango wishimye, tuba tuniteguye ko tuzabiba ibituma umuryango yishima, tuzabigiramo uruhare. Nitutabigiramo uruhare tuzaba turi abantu bo gusekwa, bameze nk'umuntu wabiba ibishyimbo mu murima agategereza kuzamera kw'igiti cy'avoka. Muri ibyo bintu bitaba ari ubupfapfa yemwe? Cyangwa se yateye amasaka agategereza kuzasarura ibirayi. Ubwo muri ibyo bintu bitabaho, ntago bihuye habe na gato. Iri jambo rero ritubwira ngo ntituyobe, Imana ntinegurizwa izuru, ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Nicyo bivuga ku miryango yacu. Twifuza ko iba ari imiryango yishimye, ntago umuntu yasarura ibintu atabibyemo. None ikindi kintu gitangaje kiba mu mirima yacu cyangwa mu majaride cyangwa mu busitani bwacu, nuko niyo umuntu atagize ikintu atera, hameramo indabo nziza, turaganira. Iyo umurima uri aho barawuhinze bagatinda kugira ibyo bateramo cyangwa ubusitani, hameramo uturabo twiza turi ku murongo, tukimeza urwiri rurabanguka, habanguka n'amahwa n'ibitovu, ibintu byose bitari byiza. Ariko kuki buri ibintu bitari byiza byo byimeza? Kuki tutajya kubona tubone ngo za orange zameze zitoye umurongo, za mange zameze zite, za karoti zarizanye? Kuki bitabaho? Nta kintu cyiza kigira gute kikora muri iyi si yaguye iri munsi y'icyaha. N'iwacu rero mu rugo ntago bishoboka ko umuntu yagira umuryango wishimye atabigizemo uruhare runini ruhojejeho, kugeza igihe bazanganira n'aba babyeyi bahoze batubwira, no kuharenga kuko baracyariho. Siko bimeze? Byiza bihojejeho bitazigera birangira. Gusa icyiza cyo kubiba ibyiza nuko hari ibiti bishora imizi bikaba birebire cyane, umuntu agasigara ajya gusoromaho imbuto gusa. Iyo wateye igiti kinini cyera amacunga, usigara ujya gusoroma amacunga, wenda ugakuraho utwatsi tubi twameze ku ruhande, ugatera umuti w'imyaka kugira ngo udukoko, ariko byibuze igiti kiba cyarashoye imizi. Ku buryo ibintu dukora byiza by'ingenzi by'umumaro ku miryango yacu, byanze bikunze tuzasarura imbuto zabyo nziza. Ariko nitutagira icyo dukora, ririya jambo ryaba ari iryacu, Imana ntinegurizwa izuru, icyo umuntu abiba nicyo asarura. Ntabwo twakwicara ngo tuvuge ngo umuryango uzaba mwiza byikoze, kwaba ari ukwishuka rwose. Imana itugirire ubuntu. Urugo rwishimye byuzuye rushoboka gusa, shimangira ako kantu, urugo rwishimye byuzuye rushoboka gusa ku bantu batuye mu kubaho kw'Imana. Urugo rwishimye byuzuye rushoboka gusa, shimangira. Uvuga uti ubuse n'abantu beza b'imfura ariko batabana n'umwami, yego n'abandi beza b'imfura bashobora kumenya uko babyenyengeza, bakabikenyereraho, bakabitebeza, abana bakarinda bakura bataramenya uko byagenze, ariko rutaryoshye. Urugo rwiza rwishimye rushoboka gusa ku bantu bari mu kubaho kw'Imana. Umugabo wahaye umutima w'Imana, umugore wubaha Imana. Ni ukuri. Haleluya. Ubu ntangiye mbese kugira icyo nabivugaho, kuko mu bantu bageze mu myaka 30 bashatse baba ari abantu bakuru. Siko bimeze? Imana nishimwe. Haleluya. Kubera iki ibyo bintu ari uko bimera? Nuko nta bushobozi bwatunganya umugabo mu ishusho ya Kristo mu rukundo rwitanga. Muribuka ko Yesu yadukunze duhengahengamye, tumeze ukuntu tutari beza. Nta bushobozi rero bubaho bwatunganya umugabo kugeza ubwo agera muri iyi shusho ya Kristo y'urukundo rwitanga, we rudashirayo, we rudakama, nta kuganduka bidashirayo bitavuye muri Kristo. Urwo rukundo rusabwa umugabo, uko kuganduka no kubaha no gukunda n'imbabazi nyinshi zitarangira n'urukundo rudashira, nta bibaho tutabikomoye muri Kristo. Ntabyo pe, ntabyo. Tubikoraho gatoya, hejo bikatunanira, ukumva birambiwe, ukumva wakwiruka. Ni ukuvuga ngo bishobokera gusa ku bacometse muri Kristo. Kristo niwe ufite imbabazi zidashira, yazinshishamo nanjye nkazibona. Kristo niwe ufite urukundo rudashira, yarucisha mu mugabo nawe akarubona rwo gukunda uwo mugore myaka 50, 80, 100 atamuciye inyuma.
kandi urugo rwishimye reka mbabwire, haleluya, ntago rwicwa no gucana inyuma gusa abantu basambanye. Ntituri mu muryango yemwe, ntituri bivuge byose, basambanye bahuje imibiri, basambanye, oya, hari igihe abantu batanasambana ariko bagasambana mu bundi buryo, muri text, muri message, bikaba ngombwa ko telefone ugomba kuyirinda umugore. Ntimurageraho musambana, ariko telefone ugomba kuyirinda umugabo kuko irimo ibintu bidakeye, bitagize gute, bitari mu mucyo. Uru rugo rwishimye, rufite umutima umeze nk'uwa Kristo, rukunda bisesuye, rubabarira bisesuye, rufite imbabazi zidashira, ntirushoboka kereka umugabo ucometse kuri Kristo, Yesu akamucisha mwibye, umugore ucometse kuri Kristo, Yesu akamucisha mwibye, bigahora bitemba. Iyo tuvuye ku isoko biradukamana. Nubwo waba uri imfura, wararezwe gifura, ushobora kutandavura, ariko hari ahandi kuntu wandavura nanone mwibanga. So hari umuntu umyumvise? Haleluya. Ijambo rero abakozi b'Imana bashingiyeho ry'uyu mugoroba umuryango wishimye riri mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 18 ndetse na 19. Reka tuhasome. Kimwe mu bintu bibi bituma umuntu adakura iby'umumaro mu ijambo ry'Imana ni ukuba familia, ni ukumenyera icyanditswe. Ugasanga urakizi rwose batarakivuga wamenye icyo ari cyo. Mwabyumvise ako kantu? Kimwe mu bintu bituma benefiting, tutungukira mu ijambo ry'Imana ni ukumenyera icyanditswe. Murabona hari ibyanditswe tuba twarasomye kenshi bikurikije imyaka tumaze mu nzu y'Imana, ariko kumenyera ibyanditswe bituma tudakuramo iby'ingenzi Imana yari itugeneye. Reka rero twinjiremo muri iki cyanditswe nk'abagisomye bwa mbere. Abagore, haleluya. Bagore, tugiye kwishyiramo, tugandukire abagabo bacu nk'uko bikwiriye. Abari hehe? Abari mu mwami hari ibintu bibakwiriye, bitajyanye na feminisme, bitajyanye n'ubusumbane n'uburinganire, bitajyanye n'umuco w'igihugu runaka, bijyanye nabo mu gihugu cyo mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya. Kuko byanditse muri Bibiliya niko tubifata. Imana nishimwe. Byabwiwe abagore bari hehe? Bari mu mwami. Ubwo rero umugore utari mu mwami nta kibazo dufitanye nawe. Haleluya. Atavuga ngo ubose wamugandukira utenga, ubwo se ngo ngo utangwivugire ngo iwanjye ntago muzi. Ndimo navugana n'abagore bari hehe? Bari mu mwami. Nibi byanditswe byagize gute? Byabwiwe abari mu mwami. Dufata iby'umwami avuga tukabimira bunguri, twarangiza tukamusaba imbaraga zo kugira gute, zo kubishobora aho bigoraniye. Abari mu mwami, haleluya. Hanyuma bagakomeza kuvuga ngo bagabo namwe mukunda abagore banyu ntimubasharirire. Abagabo, haleluya. Aho nimukunda kugira gute, kutugirira gute, kutugirira gute, kudusharirira. Tekereza iki kintu Bibiliya yashyizemo. Umwuka wera akabimenya. Wagira ngo umwuka wera yarazi abagabo b'Abanyarwanda. Haleluya. Nagari mwebwe, ni bamwe bake batari hano. Bagabo namwe mukunda abagore banyu ntimubasharirire. Hari igihe uba wumva nyirango ufite nk'ibibazo by'amafaranga cyangwa by'amadeni, imibare yanze gukwirwamo, umugore nawe akaba arimo avuga ikintu cyoroheje kimeze nk'inkweto z'umwana, ariko uzi kuba wabuze ayo wishyura banki, wabuze ayo wishyura umusoro cyangwa inzu, hanyuma umugore akajya kuvuga ati ariko imisego y'intebe iracitse. Muri ubwo ibyo bintu binyuranye, umugore ati iyo misego icike, nishaka icike kurushaho, ibyo bitwaye iki? Twabuze icyo twishyura banki. None kuko biba bidahuye iteka, kuko turemye mu buryo butandukanye, kugira ngo ubashe kubimwumvisa ugashyiramo kano kantu ko kugira gute, ko gusharira, kuko priorite ziratandukanye. Ntiyumva ibintu by'uko utarishyura umusoro, ntiyumva ibintu by'uko utarishyura banki, ntabyumva. Arimo aravuga ngo inkweto z'abana, ngo urabona ngo amarase koko. Kandi kuri twebwe amarase arakomeye, kuko amarase yaracitse, dufite ikibazo. Hanyuma rero iyo mibare itahura, n'izo priorite zitahura, mugahita mugira gute, mudushariri, ukarakara kugira ngo batakubaza amafaranga yarase y'amasogisi. Ariko Bibiliya yari ibizi, irakubwira ngo bagabo namwe mukunda abagore banyu kandi ntimubasharirire. By'amafaranga mubidusobanurire turi ba sweetheart, mutadushaririye. By'amafaranga mubidusobanurire mu mvugo nziza ijyanye n'amatwi yacu n'imirebe. Muribuka amatwi yacu ukuntu ameze, azi kumva ibintu bivuga neza gusa.
niko imana yatuyarinze, niko yaturemye kuva kuri mukuru wacu witwa Eva, niba ari mukuru wacu, niba ari nyogokuruza wacu, nuko imana yaturemye, yaturemeye amatwi yumva. Aba mama haleluya. Kuko Eva agihinguka, amagambo ya mbere yabwiye yari ameze gute? Urakara ko mu mara yanjye, akagufa ko mu magufa yanjye, nta bintu bishaririye byari birimo, bagamo mu nkunde, mugomeze mu nkunde, ariko niko kuri. Haleluya. Nta bintu bikaze byari. Amatwi yacu rero yagenewe. Nushaka urimo kutubwira imisoro, urimo no kutubwira intambara ya Ukraine n'Uburusiya, ibintu tutanazi, nushaka urimo kutubwira, ariko ugerageze kubivuga mu mvugo yagenewe iki? Amatwi yacu. Haleluya. Aba mama bo muri Methodist bazaminka. Bagerageze kubishyira mu mvugo yagenewe iki? Amatwi yacu. Nukuri. Sibyo? Imana nishimwe. Hamwe baravuze muri Bibiliya imwe y'Icyongereza ya NIV, baravuze ngo ntimube hash. Hash ushatse wayijyana mu Kinyarwanda ukavuga ko ari n'ugushwashwanya gusa. Ni ibintu bikaze, mwidukarira. Ahandi baravuga muri New King James ngo wiba bita, wisharira. Uzi gusharira hafi ikirungurira kikaba cyaza, none umuntu agatinya kukubwira ati nyanya zashize, ukavuga uti ndamuhera. Kuko yashaririye. Bibiliya yaravuze ngo nimudusharirire. Haleluya. Urugo rwishimye rero reka turuhere, hari utugingo ngira ngo nka 3 cyangwa nka 4 nagerageje kuvugaho. Iyo ntegura inyigisho zimwe nizo natekereje, izindi sinzomba natekereje, nsoma ahantu hatandukanye kuko nkunda kwiga ibintu by'umuryango. Nk'ibi nabikuye mu gatabo kitwa Marriage Builders. Yego. Haleluya. Reka urugo twishimye tugira ingingo turuha abarizo duheraho. Ingingo ya mbere ni ukwakira uwo mwashakanye nk'impano nziza y'Imana. Aruzuye, arahagije, ni uwo nguwo wagenewe. Murebe wongere bimubwire, turi impano nziza nahawe n'Imana. Ndimo ndabareba. Nuwo nta kuguranisha, nta kwakira. Kubyakira bifite icyo bikora ku mitima yacu, n'uburyo tuzakemuramo ibintu, n'uburyo tugiye gushorera urugo rwacu. Kubanza kumwakira nk'impano nziza yuzuye, ijyanye nanjye. Haleluya. Yavuye hehe? Ku Mana. Kubatizera ibi ntitwabibabwira, ariko twebwe tuzi ko Imana iyobora intambwe zacu. Ushobora no kwibaza uti se ngewe ko nashatse nkawe ntari nakizwa, ubwo si ibintu nishakiye Imana yari ibirimo? Yego, Imana yari ibirimo kuko yubahiriza amahitamo yacu. Amen. Burya ni ibyanjye wari udakijijwe ari imiguruko, Imana yari igize gute? Yari ibirimo. Ubu muri miliyari zingahe zituye ku isi yari inaniwe kumpengekera ahandi ngo mpure n'undi mugabo? Hoye. Cyangwa nawe ahure n'undi mugore? Yaduhengekeye aho ngaho nubwo tutari tuzi Imana, ariko Imana yari ibirimo kubw'imbabazi zayo n'umugambi wayo. Iyi rero iyi ngingo ni y'ingenzi cyane kuko izagena ibindi byose bikurikiraho. Haleluya. Kwakira no kwakira mu mutima, ukakira mu bwenge, ukakira mu mwuka, ukakira mu marangamutima, ukakira mu mubiri, ukakira iyo mpano nziza yavuye ku Mana. Kwakira uwo mwashakanye nk'impano nziza Imana yaguhaye. Ongera bimubwira, turi impano nziza nahawe n'Imana. Imana ibaho umugisha barimo kubivuga. Abaje bonyine mwihangane, nanjye ndihanganye. Haleluya. Tugiye gusoma mu ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro igice cya 2. Nongere mbabwire ngo igituma tudakura iby'ingenzi mu ijambo ry'Imana ni ukuryinjiramo nk'abarimenyereye. Ariko reka twongere twumve. Mu Itangiriro igice cya 2 ni ahantu dusanzwe tuzi kuva ku murongo wa 18. Nasanze uburiganya bwa Satani butangaje. Uzi ko kubijyanye n'urugo umuntu ashobora kwakira ijambo ry'Imana rindi ryose akarya ryumva aryizerera mu Imana, ariko yasoma nk'ibi akajya yumva atari byo, akajya yumva uwo bashakanye atari impano nziza yavuye ku Mana, kandi byanditswe bibivuga. Haleluya. Reka dusome Itangiriro ibice 2, igice cya 2 duhere ku murongo wa 18.
ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita. Kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha ugize gute? Ugize gute? Bigendanye neza neza. Vuga ngo biragendanye neza neza. Uwanjye biragendanye neza neza, birahuriranye. Niko Imana ivuga. Haleluya. Isi ishobora kuzana ibindi, ariko dore uko Imana ibigena. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu. Aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufwa yanjye, n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Ashatse yavuga ngo azitwa umugore kuko yankuwemo. Ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Igihe Imana yaremye umuntu yamubitsemo icyifuzo cy'uwo bagomba gufatanya urugendo. Mbese yasize akanya karimo ikintu kimeze nk'icyuho. Abagize umugisha wo gushaka, haleluya, haleluya. Imana irema umuntu yamushyizemo, navuga ngo ni nk'icyumba cyuzuzwa n'urushako. Ko Mana yanjye abapadiri baragurushye n'ababikira. Yego Bibiliya irabyemera, iravuga ngo hariho abandi bigize inkone kubw'ubwami bw'Imana, cyangwa se kugira ngo bakorere Imana. Ariko murabona kubishobora byoroshye. Haleluya. Kubera iki? Imana yaremye umuntu imusigamo ikintu kimeze nk'icyifuzo. Iteka icyifuzo Imana idusigamo iba yakigeneye n'igisubizo. Haleluya. Imana ntisiga ibintu bituzuye, ahubwo isigamo uwo mwanya kugira ngo izongere ikubere n'igisubizo, ibyuzuzemo neza. Irema umuntu rero yamushyizemo akantu ko kwifuza umuntu bagendana urugendo, bafatanya urugendo. Niyo mpamvu y'abantu bagize ibyago urugo rukazamo Satani. Niba hariho igikomere umuntu agendana akageza mu bukecuru no mu busaza, ni igihe Satani yaje mu rugo. Ntimureba ko abantu batandukana, umwe akajya gutura muri Amerika y'Amajyepfo, undi akajya muri Afurika yo hepfo. Mwarabibonye neza ko nubwo baratandukanye mu mubiri, ariko hari akantu kongera kabakurura. Akajya amenya amakuru y'uwagiye muri Afurika yo hepfo, kongera akamenya amakuru y'uwagiye muri Amerika ya ruguru. Yanashaka n'undi akajya nabwo abimenya, akabirunguruka, kandi ntaho bagihuriye kuko batari baragenewe gutandukana. Ariko akajya birunguruka akavuga ati ikigabo yashatse ati ni cya fake, none se aragishaka wiki nyine ko batandukanye. Undi nawe ati umugore yashatse atuzi ukuntu gasa kuko batari baragenewe gutandukana. Imana rero bageneye kugumana, ishyiramo icyo cyo kizuzuzwa n'umuntu bagendana, bagombye kugendana urugendo kugeza bashaje tukabashyingura. Ariko umwanzi aje yogashya, n'ubundi azashya, aje atera ibyiza Imana yari yararemye. Ariko ubundi icyo cyuho ni Imana yagishyizemo. Niyo mpamvu yavuze ngo si byiza, si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Hari icyuho mu buzima bwe kigomba kuzuzwa n'uwo nzamuha, bakagendana. Uragasazana n'uwo mwashakanye, muragasaza muguwe neza, urugo rwishimye. Haleluya. Bibyara imbaraga zidushoboza gukora ibindi bintu byose. Iyo aho byapfuye bisaba ko twikomeza kuri Yesu cyane kugira ngo tutagira gute, tudatembanwa. Abihanganye batari muri Methodiste ni muhumure. Haleluya. Iyo byapfapfanye bisaba kwikomeza kuri Yesu cyane kugira ngo ugira gute, udatembanwa, uticwa n'agahinda. Imana nishimwe kuko uba winjiye mu buzima bwitwa kwihangana wanze ukunze. Satani rero iteka arwanya ibintu Imana yanezerewe. Imana rero niyo yabikoze nkana
kugira ngo nayizane igisubizo. Niyo mpamvu turimo kuvuga kwakira twashakanye nk'impano yavuye ku Mana. Ni Imana yashyize icyo kintu kimeze nk'icyuho mu mutima w'umugabo n'umugore cyo kuvuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, hanyuma ubwo atari byiza ko aba wenyine, njyewe Imana nzamuremera, nzamuha umuntu bagendana urugendo. Rero dukwiriye kwakira uwo twashakanye nk'igisubizo twahawe n'Imana. Haleluya. Umugore wawe ni igisubizo wahawe n'Imana, cyuzuza cya cyuho. Umugabo wawe ni igisubizo wahawe n'Imana, cyuzuza cya cyuho. Uburetse kureba side y'ibibi, uburetse kureba iyo Satani yabijemo, ibuka ya minsi ya mbere Satani atabijemo. Sibyo nshuti z'Imana? Yari igisubizo kije kuzuza kuba wenyine kwawe, kije kuzuza si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Niko Imana yari yabigennye. Imana yari imaze gusiga icyo cyuho mu buzima bw'umuntu, iteganya n'igisubizo. Uko niko Eva yaje ahabwa Adamu. Haleluya. Uko niko kandi umugabo ari ubwiru, umugore akaba ari ubwiru, ukaba utazigera umusobanukirwa bihagije. Kubera iki? Yaremwe umwe ukwe, nubwo bahujwe. Adamu yari amaze kubaho, uwundi Imana y'ibishaka yari guteranya buri kantu kose ka Eva, Adamu abireba. Adamu akajya avuga ati ushyizeho iki? Akakireba akongera nahariye usesetse mwiki? None Adamu akajya nakosora akavuga ati Mana oya ibisuku nabishakaga mugire gutya, mwirabuze mugire inzo, mugire amaguru yasumbanyemo gato. Ariko Imana yahisemo kubikora undi atareba. Haleluya. Iyo rero urinze uzavuga uti simumenya neza, simumenyera, simwumva, nyine yateranyijwe utareba. Haleluya. Ariko akira impano y'igitangaza yavuye ku Mana, ubundi uzaryoherwa. Imana nishimwe. Haleluya. Uribuka ko itangiriro twebwe twaremye muri uyu mugoroba wacu ry'umuryango wishimye ari ukwakira mu mutima, mu mwuka, mu bugingo, mu marangamutima, mu mubiri, kwakira twashakanye nk'impano nziza yavuye hehe? Ku Mana. Haleluya. Iyi miryango yacu rero yatewe cyangwa yasuwe na Satani, twinjira ahantu havuga ngo naribeshye, siwe nagombaga gushaka, baranshutse. Iyo mbimenya, ariko reka mbabwire ko ibyo bintu biza gusa iyo Satani yakomanze. Kandi burya twabikijwe imbaraga zo kutamukingurira. Haleluya. Zo kutamukingurira, tukamuheza inyuma y'umuryango. Kandi si igitangaza ko yakomanga, kuko n'urugo rwashingiwe n'Imana, nta wundi pasiteri uhari. Naho yagize gute? Yarakomanze, banamuha karibu bambi. Imana nishimwe. Haleluya. Kwakira rero uwo mwashakanye nk'impano yavuye ku Mana ni igisubizo cya naribeshye, baranshutse, siko byagombaga kugenda. Ubwo icyo ngicyo tuhita tugifata tukagishyira ku ruhande, tukakira Imana yaduhaye nk'impano nziza yavuye ku Mana. Noneho tukajya kudiringa n'ibindi bibazo twahuriye nabyo mu rugendo. Haleluya. Twabyakiriye ngo dukomeze. Ni impano nziza yavuye ku Mana. Amen. Ibikurikiraho biroroha iyo icyo ngicyo twacyemeranyijeho mu mitima yacu. Haleluya. Iyo maze kwakira twashakanye nk'impano nziza yavuye ku Mana, noneho response yanjye cyangwa uko nsubiza kuri iyo gift nahawe n'Imana, uko mbyitwaramo, igisubizo cyanjye kizazana itandukaniro uko mfata uwo mugisha nahawe n'Imana, uko mfata iyo mpano nziza nahawe n'Imana. Haleluya. Uko mparanira gukorera, kunezerwa, kwishima ko iyo mpano nziza yavuye mu ijuru. Amen. Haleluya. Kuko niba koko mbyemeranyijwe n'umutima wanjye ko ari impano yavuye ku Mana, nzaharanira ko icyo Imana yampaye kitagira icyasha, kitagubwa nabi binturutseho, atakwinjira mu minsi yo kwihangana bitewe nanjye, kuko ndazirikana impano nahawe n'Imana. Hari abagabo n'abagore banyumvise, tuzajya tunyuzamo twibazo tubazo. Fata akanya gatoya wowe ku giti cyawe, atari uwo mwashakanye. Fata akanya gato mu mutima wawe ko kwibaza ukuntu noneho tumaze gushyiraho iriya ngingo wakwakira byuzuye
bisendereye bitagira na kimwe bisunika uwo mwashakanye kubera kwizera kwawe mu Mana. Fata akanya gato wibaze utekereze uko wakwakira byuzuye nta na kimwe usunitse. Haleluya. Kwa kwakira byuzuye iyo mpano nziza yavuye ku Mana nta na kimwe usunitse. Mwakibajije? Mwanishubije? Haleluya. Ni nyine muri iyi sare? Amen. Haleluya. Tekereza kandi ku bintu byose bizana ikimeze nka distance bisiga umwanya. Sindagera ku mwanya uri fizike ngo mwajya gutura kure ndajya gutura kure. Ndavuga ikintu gisiga umwanya hagati muri mwebwe mu mitima yanyu mu buryo mutekereza. Tekereza ku bintu bizana mu mwanya, noneho hakaba umwanya n'icyenda kumera nk'icyuho hagati yanyu, ukagenda uba independent, ukagenda mutagendana muri byose. Haleluya. Muri ibi utekereze no muri bimwe byiza by'iterambere ariko bitera kwaba mu mwanya hagati yawe n'uwo mwashakanye. Mbese ukaba ushobora kuba independent mutazirikanye, hari ukuntu mwahamburanyweho mu buzima, mu byemezo bya buri munsi, mu bikoreshereze y'umwanya wanyu, harimo n'ibyiza by'iterambere ariko ikintu cya distance, akagira amakuru umwe yiharira n'imikorere umwe yiharira bitinjiranyemo. Haleluya. Turimo turabyumva? Ngasubiremo. Haleluya. Iyo umwanzi ajya kubasha abantu abanza kugabanya imbaraga zabo. Kugabanya imbaraga zabo ni ukwihererana umwe hariya no kwihererana undi hariya. Ntago bitangira biza bishinyitse amenyo bisa na Satani. Oya, biza bisa neza. Rimwe na rimwe ari inama z'ubwenge, ari inama zivuga ngo reka mbanze mbinoze neza nzaba mbimubwira, reka bibanze bigira umusaruro nzaba mbimumenyesha, reka mbanze mbiganire n'umuntu w'inshuti yanjye numva ufite ubwenge buhagije nzaba mbizana mu rugo byuzuye. Kandi ibyo bintu biba ku mpande zombi, ntabwo biba ku bagabo gusa, biba no ku bagore. Haleluya. Noneho umwanzi akagenda bigira aho umuntu amera nk'uwigenga. Noneho muri iyi si y'iterambere aho abagore tugira amafaranga, abagabo bakagira amafaranga, tukagira amashuri bakayagira, tugakora ingendo bakazikora, tugashobora kuyobora ibigo nabo bakabiyobora. Ni ukuvuga ngo iryo terambere ni ryiza ariko ridufasha mu kuba independent. Niba umugabo nta ari bukoresha amafaranga ye nanjye ngakoresha yanjye, niba ari bufata indege imwe nanjye ngafata yanjye, twagira amamodoka menshi agatwariye nanjye ngatwara yanjye, mu rugo hagahinduka rompuwe. Nta biganiro kuko birasa nkaho twamaze kugabana cy'amafaranga akora, ntidukenera no kuyavuganaho. Njyewe nishyura minervare, uyakishyura inzu, uyakishyura ibyo kurya, hakagenda habaho ikintu cy'iki distance buke buke. Yesu ashimwe. Ibi ntibikwiriye twebwe bari muri Kristo Yesu. Ugira amafaranga n'undi yagire, Imana nibihererwa icyubahiro. Ugira imodoka n'undi yigire, mugira ibintu bisa nk'ibyigenga rwose, Imana nibishimwe. Ariko mwitonde bitababera umutego kugeza igihe musa nk'abadakeneranye. Haleluya. Turacyarimo kwibaza. Tekereza nanone gatoya ku ngaruka zizanwa cyangwa zishobora kuzanwa no kutakira uwo mwashakanye. Urebe no mu miryango waba uzi ingaruka zaba zarababayeho zo kutakira uwo bashakanye, kutamwakira nka provision cyangwa amaronko cyangwa impano twahawe n'Imana. Iyo bimeze gutya bidutera kwa kwifuza kuguranirwa, kwa kwifuza kuguranisha, kwa kwifuza kugira undi muntu ngereranya n'umugore wanjye cyangwa kugira undi muntu ngereranya n'umugabo wanjye. Haleluya. Muranyumva nshuti z'Imana? Tekereza nanone
inyungu nziza zava mu kwakira uwo mwashakanye nk'igisubizo cy'Imana mu buzima bwawe, uko byahindura inyifato yawe ku bigendanye n'intege nke, mvuze intege nke za mugenzi wawe, kuko twese turazifite. Haleluya. Tekereza nanone inyungu, ibisubizo, ibyiza biva mu kwakira uwo mwashakanye nk'igisubizo cy'Imana mu buzima bwawe, uko byahindura inyifato yawe ku bigendanye n'uko warebaga intege nke ze. Haleluya. Imana nishimwe. Urushako rwubahisha Imana ntiruremwa nuko washakanye n'umuntu utagira inenge namba. Abaho abamaze iminsi nkanjye. Haleluya. Haleluya. Abamaze umwaka umwe hari igihe uzi ko washatse marayika. Marayika wavuye hehe? Mu ijuru. Bakuremeye marayika. Kuko mutaragira rimwe na rimwe ibintu mutumvikanaho, kandi kugira ibintu abantu batumvikanaho ni ibisanzwe. Sinavuze gushwana, navuze kutumvikanaho ibintu. Umwe akavuga ati ngenda abana abana bakwiga mu ishuri ry'igifaransa, undi atega ndabona ngewe bakwiga mu cyongereza. Ibyo bintu hari ubwo bashwanye, ntago bashwanye. Undi akavuga ati ngewe ndabona umwana wanjye yakwiga muri kaminuza i Kigali, undi ati ngenda abona yakwiga i Butare. Ibyo bintu hari icyo bitwaye? Undi ati twatura mu mujyi wa Kigali, uti oya tugomba kwimuka tukajya i Nyamata. Biracyari amahoro. Yesu ashimwe. Ariko noneho kuba maze iminsi iki kintu ndibaza ko muri bucyumve neza. Urushako rwubahisha Imana ntiruremwa nuko washakanye n'umuntu utagira inenge, kuko ntawubaho. Ahubwo ruva mu kwemerera urukundo rw'Imana rutagira amakemwa, ko rukorera muri wowe utari intungane, utari perfect. Urwo rukundo ukaruha undi muntu mwashakanye nawe utari intungane. Intungane. Haleluya. Ntazihari. Ntazihari. Yesu ashimwe. Urushako rwubahisha Imana ntiruremwa, haleluya, nuko washakana n'umuntu nta makemwa, umuntu utagira inenge ntawubaho. Ubwo abamaze ukwezi bashatse n'amaze umwaka, turagira ngo tubakurire inzira ku murima k'uwo mugore washatse nubwo asa na marayika mu maso, cyangwa uwo mugabo asa nandese na Yezu Nyirimpuhwe. Niho bagira ishusho. Imana ishimwe cyane. Uko yaba ameze kose nta muntu utagira inenge. Twese dufite, ntago turi ba nta makemwa. Rero uru rugo rwubahisha Imana, uru rugo rwishimye turimo tuvuga, ntago ruremwa nuko nta makemwa yashakanye na nta makemwa wundi. Abo bantu babaho. Ahubwo umva uko bigenda. Ni wowe ufite inenge, nanjye utari intungane. Njyewe utari intungane nakira urukundo rw'Imana rutunganye we rukancamo mu kudatungana kwanjye, hanyuma nkaruha n'undi muntu nawe udatunganye twashakanye. Abadatunganye. Haleluya. Imana nihabwa icyubahiro. Aho niho urushako rwubahisha Imana ruvukira. Njyewe utari intungane nakira urukundo rw'Imana rutunganye, ruboneye, rwuzuye, rutarambirwa, rwihanganira byose, rukancamo mu kudatungana kwanjye, nanjye nkabasha kuruha uwo tubana udatunganye. Imana nishimwe. Haleluya. Tukiri hano rero, fata akanya ko kureba ibintu noneho mutandukaniyeho. Muribuka ko tukiri mu ngingo ya mbere yo kwakira uwo twashakanye nk'impano nziza avuye ku Mana. Iyo mpano nziza n'ubundi ntimusa 100%. Nta nubwo mwagenewe kumera kimwe. Iyo mumeze kimwe 100% ntago bigenda neza. Reba ibintu mutandukaniyeho, ariko Imana iyo irabyemera ikanabikoresha kugira ngo akuzuze. Burya ibyo mutandukaniyeho si inenge, si ubusembwa, si igihombo mwagize, ahubwo Imana irabikoresha kugira ngo mwuzuzanye. Amen. Reba nanone ahantu utakiriye mu buryo bwuzuye uwo mwashakanye, cyangwa aho wa rejectinze uwo ari we, kuko kuri iyo ngingo muyitandukanyeho. Haleluya. Kandi iteka ukiremwa muntu ukuntu kimeze, iteka dukurura twijyana. Niba uri umuntu wihuta wenda mu gushora imari utabitinzeho cyane, ubushaka n'uwo mwashakanye abyirukankamo. Niba uri umuntu ugenda buhoro, ubushaka n'uwo mwashakanye abigendamo buhoro. Kandi biramutse bimeze kimwe, iterambere ryaba rigufi. Haleluya. Mu buryo bwose
Imana rero ihuza abantu batameze kimwe kugira ngo buzuzanye. Wongere ufata akanya witegereze ahantu utandukaniye n'uwo mwashakanye ariko bikaba byari byaranze kuhahobera, ko naho uhakira, ahubwo hora uharanira ko yamera nkawe, agatekereza nkawe, akavuga nkawe, akabikora nkawe, kandi atari ko byagenwe. Haleluya. Hanyuma uyu munsi wige kubyakira mu buryo bwuzuye. Imana nishimwe. Hanyuma tukiri hano, ibyo warejectinze, ibyo wanze kuwo mwashakanye kuko bitameze nk'uko ushaka, umaze kumva iri somo ukwiriye gufata akanya ukamusaba imbabazi. Amen. Cyangwa mukongera mukabivuganaho mu buryo butandukanye, ukamwita nkwakiriye nk'impano yavuye ku Mana. Nubwo wenda wowe uvuga wihuta ngiye nkagenda buhoro, ariko Imana nuko yabishimye. Haleluya. Aka kabiri, ingingo ya kabiri, tuvuye ku ngingo ya mbere ituganisha mu rugo rwishimye, yitwaga kwakira twashakanye nk'impano nziza yavuye ku Mana. Icya kabiri, muribuka ko mu murima kugira ngo ibintu byiza bize bagomba kubitera. Muribuka ko urugo rwishimye rutirema. Haleluya. Aka kabiri karavuga ngo making your relationship a priority, guhindura ubusabane bwacu cyangwa umubano wacu icy'ingenzi. Haleluya. Guhindura ubusabane bwacu cyangwa umubano wacu kubigira priority. Mu Kinyarwanda cyoroshye, turabiharanira tukabigira iby'ingenzi kugira ngo ubusabane bwiza cyangwa ibiganiro bihore biri positive, nuko ubuzima bwiza bw'urushako rwanyu buba ari priority, buba ari ubw'ingenzi. Haleluya. Ntago byikora, umugore n'umugabo barabiharanira kugira ngo ubusabane bwabo buhora ari bwiza, ibiganiro byabo bihore bibajyana mu kunguka bitabasenya. Haleluya. Nuko ubuzima bwiza bw'urushako rwabo, ubuzima bwiza bw'urushako, nuvuga ngo urushako cyangwa urugo narwo rufite ubuzima. Nuko abo bashakanye ubuzima bw'urugo, ubuzima bw'urushako baba barabigize ibintu bifite priority. Amen. Haleluya. Relationship cyangwa se cyo twakwita umubano ni ikintu gifite ubuzima. Haleluya. Uyu mubano kuko ufite ubuzima ujya ugenda neza iyo witaweho, iyo wahawe attention, iyo wawitayeho. Ujya ugenda nabi ndetse ukanumagara nk'uko igiti kitavomererwa cyumagara iyo utitaweho. Ubusabane bufite ubuzima, ubusabane bufite umwuka, ubusabane it's a living thing, ni ikintu gifite ubuzima. Imana ishimwe. Haleluya. Iyo rero bwitaweho, iyo buhawe attention, bugira ubuzima, bukera, bukabyibuha, abantu bakabaho neza. Iyo butitaweho burumagara, nubwo abantu baba baratangiye rwose neza bakundana, Imana iri kumwe nabo, ariko kuko batavomereye ubusabane bwabo, kuko batavomereye relationship yabo, iragenda ikumagara rwose, igahinduka nk'akabuye. Noneho bazahura nyuma y'ibihe bakajya babura aho bahera n'icyo babanza n'icyo bakurikiza, kuko bamaze igihe batabivomerera. Haleluya. Kugira ngo rero abashakanye bahorane umubano mwiza, bagomba guhora bagenzura, bacekinga uko bakoresha iby'agaciro bahawe. Biratangaje ko iby'agaciro bahawe atari amafaranga, kandi amafaranga ni ay'ingenzi. Ariko biratangaje ko ibintu by'agaciro duhuriyeho twese, abakize n'abakennye, abubaha Imana n'abatayubaha, ibintu by'agaciro dufite twavomeresha bikavomerera ubusabane bwacu ni umwanya ndetse n'imbaraga tujyana mu kintu, energy tujyana mu kintu. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Haleluya. Kugira ngo abashakanye bahorane umubano mwiza, bagomba guhora bagenzura, bacekinga uko bakoresha iby'agaciro bafite. Iby'agaciro bihe umwanya wabo, imbaraga zabo, aho bashyira energy yabo cyangwa imbaraga zabo. Bituma rero iyo bahora babigenzura, bituma bamenya niba barimo gukurikiza za priority bihaye, bya bindi by'ingenzi bihaye, kuko bari baragambire ko bazaharanira ko umubano wabo uhora umeze neza. Iyo bagenzuye uko bakoresha bino bintu, bituma bareba bakavuga ngo ese ko umubano wacu ari twari twashyize imbere, ko ubusabane bw'urugo rwacu n'urushako rwacu bugomba kumera neza, icyo twagize icy'ingenzi, none umwanya wanjye ndimo ndawutanga mu biki, imbaraga zanjye nzishyira hehe. Bahora babireba, bigatuma babasha kongera kubishyira ku murongo, iby'ingenzi bikaba ibibanza, ibitari by'ingenzi bikagenda bikurikira. Haleluya.
reka twongere twibaze nanone, ni izihe pressures z'ubuzima, ni ibihe bitutu, ni ibihe bintu bitugora cyangwa biduhiga by'ubuzima bijya biguhinyuza bigatuma udaha umuryango wawe umwanya n'imbaraga zari zikenewe? Bamwe ni akazi, abandi ni umuhamagaro, abandi ni ukwiga, ni ugukora baniga, abandi ni ibindi, abandi ni uguha umwanya munini ikindi kintu cyose kitari umuryango cyangwa umuryango hirya cyangwa inshuti n'ibintu bitandukanye twavuga ahangaha. Ariko aka ni akabazo ngira ngo buri muntu wese ajye yibaza, ni izihe pressure z'ubuzima, ni ibihe bintu ubamo, ni ibihe bintu bikugoye biguhinyuza bigatuma udaha umuryango wawe umwanya n'imbaraga byari bikenewe. Amen, haleluya. Imana yacu tugire neza. Reka dusubire mu byanditswe gatoya turebe uko ibyanditswe byadufasha. Tujye gusoma mu rwandiko rw'Abifilipi igice cya 2 duhere ku murongo wa 1 tugeze ku wa 4. Ntago murarambirwa. Haleluya. Urwandiko Paulo n'igitoro ry'Ifilipi igice cya 2 turabizana hagati y'umugore n'umugabo. Umurongo wa 1 haravuga ngo nuko niba hariho gukomezwa kuri muri Kristo, kandi niba hariho guhumurizwa kuzanwa n'iki? N'urukundo. Niba hariho no gusangira umwuka, niba hariho n'imbabazi n'impuhwe, musohoreshe umunezero wanjye guhuriza imitima mu rukundo, mwibwire kumwe muhuje imitima, ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa se kutavuga rumwe cyangwa kuharanira ko ni njyewe watsinze, ni njyewe wari ufite ukuri, kandi ubwo iby'umuryango byahombye ariko tukarwanira kuvuga ngo ni njyewe wari ufite ukuri, kandi nari narabikubwiye ibintu nk'ibyo. Ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Haleluya. Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Ariko dushatse twavuga azirikane umugabo we cyangwa azirikane umugore we. Kuki iki cyanditswe tukizanye turi hano hantu ry'uburyo tugira urugo rwacu rukaba ari priority bigendanye n'umwanya cyangwa aho duha imbaraga. Uno murongo wa 4 uravuze ngo buri muntu wese areke kwizirikana ubwe. Iyo ikintu njyana mu imbaraga zanjye, iyo ikintu ntanga mu mwanya wanjye munini kimeze nkaho kinezeza njyewe, kikenda gusa nko kigira umumaro njyewe kuruta kiryoheye njyewe, ariko ugasanga mugenzi wanjye asa nkaho kimuzanira kumbura, ahubwo akakimburiramo, ntikigire icyo cyungura umubano w'urugo rwacu cyangwa umumaro mu rugo rwacu. Muranyumva yemwe? Ese hari ikintu twakwihamo nk'urugero gishobora kuba gutya? Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Ni igiki gishobora gufata umwanya w'umugabo cyangwa umwanya w'umugore kikamera nkaho yizirikanye ubwe? Gishobora kuba atari icyaha, ariko ari ikintu kimutwara kikamuherana. Urugero, kureba umupira. Ese ya mipira y'isi iracyaba mu bishuko? Iracyanyizamo ikaba mu bishuko? Kureba umupira kandi ukavuga umupira uraryoha ari uko ntawurebeye mu rugo, bikaba rimwe bikaba kabiri. Okay, icyo ni icy'abagabo kenshi, batubwire ni icy'abagore. Filime hamwe n'iki? Amaseri. Nka rero, haleluya, amaseri ukayajyamo ukagukeramo. Ikindi, amasengesho adafite gahunda, arimo akajagari. Amasengesho ni meza, ariko ajya abamo iki? Akajagari n'agakungu k'abagore. Baratuvuze, ajya abamo akajagari n'agakungu k'abagore, kandi umuntu akumva ari mu mwuka, kandi umuntu akumva arimo arabikora neza, ariko byarangiye bibaye mu kwizirikana ubwe wenyine. Murabona uburyo ikintu cyiza gishobora guhinduka kibi, kandi cyari cyiza, cyari gifite umumaro, kuko cyakozwe umuntu atazirikanya abo mu rugo ngo agire balance, agire kuringaniza. Imana itugirire neza. Haleluya. Muri aka kanya ko guhembura relationship cyangwa guhembura cyangwa kugira ubusabane bwacu ko bugira priority, kubugira ubw'ingenzi. Haleluya. Ndagira ngo dusome icyanditswe kiri mu ndirimbo za Salomo igice cya 7 umurongo wa 10 tugeze kuri 13.
Haleluya. Imana yahaye abashakanye ibintu byiza. Bivuga ngo ni byiza. Indirimbo za Salomo igice cya 7 reka tujye kuri 11 wenda. Dusomere rimwe abafite Bibiliya. Rimwe ntabwo turahagera. Twahageze. 1, 2, 3. Nduwo umukunzi wanjye kandi urukundo rwe ararungaragariza. Ubu dusohotse mu muco wa Kinyarwanda tugiye kugira guti kurugaraga kandi abagore tubikunda cyane. Ngo arabizi ko mukunda, ngo sinzi no mu murenge narabimubwiye. Ibintu byo mu murenge byo muri rimwe. Ngo nase ngo ntubizi ko ngukunda. Ndabizi ariko ndashaka kugira gute ubingaraga bisoke mu mutima wa Kinyarwanda bihinguka inyuma byende kumera basi nk'ibyo abakongomani somehow. Haleluya. Nduwo umukunzi wanjye kandi urukundo rwe ararungaragariza. Muribuka ko aho tuvuye mu Bafilipi hatubwiye kutizirikana ubwacu. Iyo tutizirikanye ubwacu rero tureba icyo mugenzi wacu akunda tukakimubwira tukakimukorera. Imana nishimwe. Haleluya. Shobora kuba ngiye kubivuga bidakunda cyane ariko niba mugenzi wanjye abikunda kubimugaragariza bingabanyaho iki? Ntibingabanyaho amavuta y'Imana, ntibinkura mu mwuka, ahubwo bituma mugenzi wanjye agubwa neza agashisha yumva. Haleluya. Nduwo umukunzi wanjye kandi urukundo rwe ararungaragariza. Twagiye kuri 12 1 2 3. Ngwino mukunzi wanjye tujyane ku gasozi turebe imihana ducumbikamo. Bagiye muri vacances, bagiye muri guest house. Bagiye sinzi ku mazi, bagiye hehe bijyanye n'ubushobozi Imana yabahaye. Haleluya. Bashobora kutajya muri ayo mahoteli ahenze ariko bagiye kwicara ahantu. Si nk'ibyo rwose. Haleluya. Ngwino mukunzi wanjye tujyane ku gasozi. Nibashaka bicare mu gashyamba, nibashaka bicare hehe, ariko biremewe kandi biri mu mwuka kandi bitohagiza bwa busabane. Hanyuma tukareka gusaza imburagihe iminkanya ariko tuvaho. Kandi mukunda abagabo. Haleluya. Ubu ni mwebwe ndiho. Mukunda ko tuba tudashaje kandi bituma tudasaza. Nimugire gute? Haleluya. Imana nishimwe. Ni koko dufite ibibazo by'amafaranga, by'amaminervare, by'ibiki n'ibiki, ariko hari ibintu bitagurwa amafaranga kandi bikenewe bifasha muri runo rugendo. Ahantu tuba i Karongi hakunda kuza muri ibyo bice nyine murabizi ko ari ku mazi hakunda kuza abazungu. None najyaga mbacaho ngasanga abakecuru abazungu b'abakecuru n'abasaza bahagaze nko ku giti kinini kiriho nk'uturabyo twa move cyangwa barimo baratureba gutya. Nkavuga ko bisa umuteto. Ubu tuturabyo baratureba. Muzehe na mukecuru barimo barareba uduti bakigina imbere bagafotora akarabyo bakagakurura bagafotora akanyoni. Hanyuma twebwe tukavuga ngo ari kwisa umuteto. Ntabwo ari umuteto. Birabongerera iminsi yo kubaho, birabagabanyiriza stress. Nukuri reka twihangane. Ngisinga ibi muri Bibiliya. Haleluya. Ngwino mukunzi wanjye tujyane ku gasozi turebe imihana ducumbikamo. Twavuye hehe? Twavuye mu rugo. Abantu babifitiye ubushobozi batabikora Imana irabareba. Ubushobozi bwo kujya kurara ahandi. Hanyuma igihe amafaranga ataraboneka uturabyo turi gratuit, utunyoni n'ubuntu, guhagarara mukatureba mu gashyamba. Kigali batwubakiye amajardin hariya hirya Nyandungu, ahantu wagenda n'amaguru buke bukeya mukareba mukongera iminsi yo kubaho, kuko mu ijuru nta kurongora no kurongorwa bibayo. Twese tuzaba twambaye umubiri nk'uw'abamarayika. Nta kuryoherwa no gupfumbatwa, nta kuryoherwa na sheri. Imana tuzaba tuyireba amaso ku maso. Hazaba hari ibindi byiza bitaryoheye umubiri, birenze kuri biryoheye mu mubiri. None rero ni mubikorera inaha ngaha. Hari umuntu ufashijwe hari inyuma. Haleluya. Ayi batiro tasi tugira ngo uri umunyamwuka, none turabona uri umunyamubiri. Ndi umunyamwuka kandi cyane. Amen.
uzi ko imibabaro ubu rero habayeho n'ibibazo sinzi niba mwarabibonye iby'ingo mbi zapfuye kubera ko bisakuza cyane. Murabizi murabyumva kuri YouTube, hani umuntu aba yarabuze uwabwira, niba ari ukutamenya aho abantu bavugira ukabijyana byose ukabikubita kuri YouTube, ukavuga ububi bw'umugabo wawe, ukavuga ububi bw'umugore wawe, kandi ubwo warabyaye, kandi internet ntisiba, birabika imyaka 20 ukabikubita hariya. Noneho ibintu bibi rero bishinyitse bishinyirije bisigaye bituma n'abagore n'abagabo bakundana batabaho neza. Mbese namwe mumeze kandi ubwo nta kibazo mufite muri amahoro, ariko kubera ibibi bizengurutse unanirwa no kwikundwakariza umugore wawe, ukananirwa no kwikundira umugabo wawe no kwitetera. Reka ibipfa bipfe, hanyuma wowe ugifite ibizima bisigasire biryoherwe. Imana irabyemera. None kubera ko n'ukuntu twashize mu mitima tutazanye Yesu ngo adutwaze imiruhu, wabona nk'umugore n'umugabo bifataniye akavuga ati barereka ndi, ntawe bereka, bariho, bareke babeho. Ngo barashaka kwiyerekana, ntago biyerekana, barimo baraviva ubuzima bwabo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimubinzanire ndabaruhura. Nimubizane mbaruhure. Ariko wireba abantu ijisho ribi, icyaduha bagakundana kandi cyane. Ariko muzi ibibazo biri hanze aha ngaha, aho abasore n'inkumi basigaye batinya gushaka abana batoya, bavuga ngo ntiturabona urugo rwiza. Ngo turabona abantu bakundana 100%. Nimukundane cyane, abatoya bacu babimenye ko bibaho. Haleluya, biba urugero rwiza. Nejo naganiraga n'umwana w'umukobwa avuga ati nta rugo no kwizirikaho igisasu. Namwe ariko ibyo bintu wabikuye hehe? Ngo ahantu hose naciye ngo nasanze ari ukwizirikaho ibisasu. Ubu mwakundanye ko mufite Yesu, hanyuma abatoya bakamenya ko urukundo rw'umugore n'umugabo ruzima rubaho. Nimwifatanira amaboko mu bishoboye, nimufatane ku ntuga mu bishoboye, nimujye kureba ututwatsi n'utunyoni mumere nk'aba bakecuru b'abasaza n'abazungu, nimubeho. Abato bamenye ko ingo nziza ziryoshye zirimo amahoro, abantu bashobora gukundana kugeza muri iyi myaka ya papa y'umupapa, bamenye ko bibaho. Urukundo rwe arugira gute? Haleluya. Kuri 13 ryari harimo tuzindukire mu nzabibu turebe ko imizabibu yatoshye cyangwa ko yapfunditse ururabyo n'ibikomamanga ko byarabije. Aho niho uzabonera urukundo, aho niho uzabonera. Bagiye muri jaride ubu yaba byari uyu munsi bari gushyiramo indabo z'uyu munsi, amaroze, imikindo, ibindi nabyo nzi. Haleluya. Urukundo rwagira gute? Ararungaragariza. Twari turimo kuvomerera umubano, twari turimo kuvomerera relationship ifite ubuzima, ntabwo ari agati kumye, ntabwo ari ibuye, ntabwo ari ikaro. Relationship igira ubuzima, iravomererwa igatoha, itavomererwa ikumagara ikamera nk'akabuye. Ariko uzi ukuntu ari bibi kubihindura nk'ibuye, kandi wenda muzagira imyaka 100. Tekereza kubana n'umuntu wabaye ibuye, uraramwishe, mubaye amabuye kandi muri abakristo ntimuzatandukana. Ariko muri amabuye. Tekereza kubana n'ibuye kuzageza ku myaka 80. Urumva atari bibi, bitoshye, ubishyiremo ubuzima, nawe uzaba wigirira neza. Ujye utaha usanga umugore useka, ufite igitwenge gera hari inyuma, umugore witetesheje. Umugore udakanuye amaso, kandi no bimutera n'umukanuza amaso azayakanura, kandi no wazahera yagukanurira. Haleluya. Nari nkivuga ko relationship ivomererwa nshuti z'Imana, sibyo? Hanyuma umuntu wese areke kwizirikana ubwe, areke guhora mu kintu kimuryoheye ari wenyine, yifuza icyaryohera mugenzi we, kuko mugenzi wawe yaryohewe birakugarukira. Uko ni ukuri, birakugarukira, uzabisoromaho, uzabyenjoyinga. Amen. Reka twongere twibaze utubazo. Ugejeje he mu murimo wo gutuma mariage yawe cyangwa urushako rwawe ruba priorite, ruba urwa mbere cyangwa urw'imbere? Ugejeje he uwo murimo gutuma urugo rwawe, umuryango wawe wavuye ku Mana, uba priorite, uba uwa mbere? Ni izihe nzitizi kandi uhura nazo uko utekereje kugirira umwanya uwo mwashakanye
buri munsi. Sindimo kuvuga ibintu bya rendez-vous ya rimwe mu kwezi, sindimo kuvuga ibintu bya rendez-vous ya rimwe mu cyumweru, ndimo ndavuga buri munsi. Ubwo abo nabagize umugisha wo gutaha hamwe. Umwe ntagaba muri Amerika ngo umwe undi abi Kigali, uretse ko nabo burya babikora. Koranabuhanga ryaraje, babigize priority babihuza. Umwe yatinda kuryama kugira ngo bahuze amasaha, undi akemera kuzinduka kugira ngo bahuze amasaha. Uretse ko reka kano nkavuga nyine ntago ari icyanditswe, ariko uwo ni njyewe. Nawe nibagwa mikoro uzavuga ibyawe. Uretse ko uriya mubano si mwiza. Umugore muri Amerika n'umugabo i Kigali, vraiment mama urakabyara. Uriya mubano amabura kindi birakaba ugiye nko kwiga, sibyo? Ari ikintu kigiye runaka, ufite misiyo se, ni ikintu mwihaye mwabibariye, muravana umwaka umwe n'umwaka ibiri, ariko iyo bihindutse kuba ariko muzaguma, kandi ivugira nka urutanzi, iyo bihindutse kuba ariko muzaguma, ngo urumva ngo muri Canada hari ubuzima, ngo reka umugore ajyana abana, hanyuma umugabo asigara i Kigali harya agira ati umwaka umwe, ibiri, itatu, ine, itanu, itandatu, irindwi, icumi, akajya anyuzamo akajya kumusura rimwe mu mwaka cyangwa kabiri, nubwo yagenda gatatu, nubwo yagenda kane, kuko afite amafaranga. Si ibyo abari mu mwami, ni ukuri kose si ibyo abari mu mwami. Haleluya. Abari mu mwami iyo bakubiswe n'ibibazo n'ingorane z'ubuzima, ibyo barabisengera, kavuga uti dore ubuzima bwadukubise, amadeni yabaye menshi, reka tunyarukire sinzi muri Amerika cyangwa muri Canada cyangwa dushake green card, ariko tugerageze umwaka umwe, imyaka ibiri, twongere tugire gute, twihuze. Bibiliya yabwiye abagore n'abagabo ko bashobora kureka kuryamana babyemeranyije, bagiye gusenga, ariko birongera bavuga ngo bagire gute, bihuze vuba kugira ngo imibiri yabo itagira gute. Aha. Byibuze iyo utagishoboye uragisengera. Haleluya. Ariko iyo wamaze kucyemeza nk'icyemezo uri umwana w'Imana, kereka basi umwe muri uru rugo harimo abatari abana b'Imana, harimo abatarakizwa, byakumvikana. Amen. Umaze kubona izo nzitizi, niba wabirebye, muribuka ko ikibazo cyabazaga ngo ugejeje mu murimo wo gutuma urugo rwawe ruba urw'imbere, ni izihe nzitizi uhura nazo uko utekereje kugira umwanya wo mwashakanye buri munsi. Bishobora kuba akazi, bishobora kuba icyo twita umurimo w'Imana, bishobora kuba ibintu byinshi bigufata. Hanyuma rero tugiye gushaka igisubizo hano. Urebye uko ukoresha umunsi wawe, muribuka ko twese dufite amasaha 24. Niki wahindura, niki wagabanyaho kugira ngo ubone akanya k'ubusabane n'uwo mwashakanye, mu buryo ukoresha amasaha 24. Niba ugize umugisha wo kubana n'umugore wawe n'umugabo wawe hamwe, mutaha mu nzu imwe, ni igiki wahinduraho, ni igiki wagabanyaho kugira ngo byibuza mugire akanya gatoya k'ubusabane ka buri munsi. Hanyuma muzareme n'akandi karambuye, karimwe mu cyumweru, karimwe mu kwezi, gutyo gutyo, ariko buri munsi. Muzikora n'igihe abantu bashobora kubura umwanya wo kubwirana waramutse na uramuke, aza mu buriri waryamye akagenda ugisinziriye. Murumva ukuntu bikaze. Ni wowe ukwiye kureba uko amasaha 24 ateye, ukamenya ibyo ugabanya, ibyo uhinduranyaho, ibyo ushyiramo, kugira ngo urugo rwawe rukomeze rube urw'imbere. Akazi ni keza, katwinjiriza amafaranga, tugatindamo, ariko kigutwara burundu. Hari akandi kantu nifuza kuvuga ntarajya ku kindi. Muribuka ko hari umwanya, hakaba naho dushyira imbaraga zacu cyangwa imbaraga. Reba ikintu kigutwara imbaraga zawe zose. Ese uramutse ukoze nka transfer cyangwa ugahinduranya aho washyiraga energy wakoreshaga, niba uri umuntu utwarwa n'akazi, niba uri umuntu utwarwa n'umurimo w'Imana, niba uri umuntu utwarwa sinzi n'ikindi kintu, uramutse witegereje energy washoraga muri icyo kintu, ukagabanyaho gato, ugasa nk'uzi transfera, ugasa nk'uzohereza kukubaka noneho ubusabane bwiza mu rugo rwawe, ngo urebe uburyo byagenda neza. Akenshi iyo tugeze mu rugo tuhagera duhirima kubera imirimo myinshi. Abana baza ukabahinda, mwigire nibwo bakubonye, kandi nimwigireyo, bageheze bagukureze, bazakubone ryari. Nuvuga ngo imbaraga zose tuzimarira mu kazi, naho dushakira
amafaranga. Natwe abitwa abakozi b'Imana duhora hano tukazimarira mu rusengero. Wateze amatwi y'abakristo, ushobora gutega amatwi y'abakristo kuva mu gitondo kugeza nijoro. Hanyuma nagera mu rugo amatwi akaba yazibye, ntagishobora gutega amatwi abana banjye. Murumva burya ari akaga. Bakujyaye no hunga ndarushye ndapfuye. None ibyo bikaba ku wa mbere, bikaba ku wa kabiri, bikageza ku wundi wa mbere. Hunga umutwe ndarushye, amaso simbona, niko kuburushye. Ariko mwibuke gucurukura priority. Haleluya. Hari ahantu handi hose umarira imbaraga zawe bazagusimbura vuba kandi byoroshye. Nugira ikibazo, nurwara umugongo utagihaguruka ntago uzawurwara mu izina rya Yesu. Ariko ndimo navuga uramutse igize ikibazo bazagusimbura vuba cyane. Ariko mu rugo iwawe ntugira gisimbura. Haleluya. Niwe mama wabo bana, niwe papa wabo bana. Ariko mu kazi biranyaruka. Niyo ugihari utanarwaye habana abantu barimo bakanura bareba umwanya wawe. Nanganswe waragize ikibazo. Barimo bawubarira. None ahantu tudasimburwa twaburira umwanya pe. Nta wundi muntu ushobora kuba umugabo w'uwo mugore wawe byemewe n'Imana. Aramutse aje yaba ari umusambane, yaba ari ikirara, yaba ari umwinjira, yaba ari amazina yose wamuha. Nta wundi muntu waba umugore w'uwo mugabo wawe. Aramutse aje byaba ari ibintu by'ibyaha bitemewe. Ariko wowe udasimburwa, mwebwe mutagira gisimbura, twongere duhana umwanya. Haleluya. Kugira ngo urugo rwacu rusigasirwe. Imana nishimwe. Kugira ngo ubusabane bwacu cyangwa communication yacu ibimeze neza, ngomba kugena umwanya n'imbaraga bibikiwe uwo twashakanye. Musubiremo kano kantu. Kugira ngo communication ibimeze neza, ugomba kugena umwanya n'imbaraga bibikiwe uwo mwashakanye. Haleluya. Ukwiye kumusaba imbabazi no gusaba Imana imbabazi aho akanya ka mwembi mwari mwaremeranyije iteka uhora ukica. Haleluya. Ukwiye kandi gufata umwanya wo gushimira uwo mwashakanye, niba ashyira umuryango imbere, agahora haranira inyungu z'umuryango, agahora haranira ubusabane bwiza bw'umuryango. Ukwiriye kubimushimira kuko uwo muntu washatse ni uw'ingenzi. Haleluya. Ikindi ni ukubipersonaliza, ni ukubijyanisha n'uko imiterere y'ubuzima bwacu imeze. Ntabwo twakwigana uyu n'uyu, ahubwo tubijyanisha n'uko imiterere y'ubuzima bwacu imeze. Turi mu iterambere, turi mu kazi rimwe na rimwe kagoye. Umuntu umwe ashobora gukorera mu ntara akajya ataha i Kigali, undi agakorera i Kigali agataha. Niko ubuzima buteye, ibyo ntabwo twabirwanya. Ariko ugomba kubaka ukurikije uko ubuzima bwanyu bumeze. Nawe se ukorera mu ntara, utaha mu rugo muri weekend gusa, hanyuma weekend yose uyirangirije mu bukwe, weekend y'ubu utawirangirije muri anniversary, weekend y'ubu utawirangirije, urumva atari ukwibwa? Byibuza ko kanya ufite kuko ugomba gukora, ugomba kwinjiza amafaranga. Abandi bakora mu nzego za leta zibanze, nta kundi byagenda, bafite imirimo hirya no hino. Ariko byibuza ko kanya ubonye, gahe ba bantu batazagira undi mama, batazagira undi papa, gahe wa mugore na wa mugabo batagira babasimbura. Imana nishimwe. Haleluya. Reka njye ku cya gatatu, turimo twubaka ku muryango wishimye. Reka nihute ngira ngo nsoze. Gukunda, konora cyangwa guha icyubahiro. Love, honor and cherish. Gukunda, kubaha, kubahisha no gukundwakaza. Gukundwakaza ngakunda cyane. Haleluya. Ni umwihariko w'ikinyarwanda. Gukunda, kubaha no kubahisha, gukundwakaza cyangwa gusherishinga uwo Imana yaguhaye. Ndakuramo akantu kamwe gusa kuko ni byinshi byagaragaza ibyo, ariko nifuza kuvuga ku magambo tubwirana. Kubiba amagambo meza, kubiba amagambo ari positive. Kubera iki? Amagambo ameze nk'imbuto. Hariho umuntu ushobora kubwirwa ijambo ribi akaba yahitamo ko bari kuba bamukubise kofi cyangwa urushyi, sibyo? Ijambo ribi rimanuka nk'inkota, none rirushaho kuba ribi, rikarushaho no kugira uburemere kuko ryaturutse ku muntu wagombye kukubwira iby'urukundo, rikaza riremereye. Burya umuntu wo ku muhanda agenda yigendera akwitukiye akavuga ati wagicucuwe nta n'ubwenge ugira, nta nubwo bigufata cyane, uhita uvuga uti ntabyazi, ntazi ubwenge. Ariko ibi bigwe n'uwo murarana, n'uwo mugira gute mupfumbatana, akakubwira uburyo nta bwenge uzi, akakubwira uburyo nta kintu uzigezaho. Biragenda bigacengera. Niba warutangiye no kugira, niba warutangiye no gufungura ka butike gahomba ukareba,
kuko wumva nta kintu uzi gukora. Urumva imbaraga z'amagambo? Imana itubabarire. Amagambo mabi twarabwiye abo twashakanye. Amagambo ubwira uwo mwashakanye afite imbaraga zo kumwubaka, akamuzamura, afite n'imbaraga zo kumusenya burundu, agatakaza self esteem, agatakaza kwigirira icyizere burundu. Abashakanye bari hano, haleluya, haleluya. Mu burakari n'uburyo ucikwa n'amagambo, n'urakari ujye usohoka ujya muri jaride cyangwa ujye mu karima k'igikoni cyangwa wicishe niba iyo urakaye uvuga amagambo atari meza, nagira ngo ubwire ko uwo mwashakanye waramwishe, waramumaze. None kuva uyu munsi dufashe icyemezo, niba amagambo mabi atari yadushiramo, iyo turakaye tujye duhita dusohoka, tugende tubyuze amagambo mabi, yamanure uyamire mu gifu. Ntabwo nkubwira umugore wanjye, si nkubwira umugabo wanjye, ndamukunda, kuko ijambo ririca. Haleluya. Kandi aho ribera ribi, burya iyo nakubise nk'umutwe ku nzu cyangwa uramutse unteye ikofe harabyimba, umuntu akambwira ati impore. Noneho yambwira ngo impore nkoroherwa, cyangwa yambwira ngo sorry nkoroherwa, ariko ijambo riragenda rikagukebamwo imbere, rigakatamara, kandi nta muntu uzahabona ngo akubwire ngo impore. Murumva burya ari bibi? Noneho kuko turi n'Abanyarwanda dufite n'ikinyabupfura, ntituzabibwira ba mama ntituzabibwira ba mabukwe, ntituzabibwira bakuru bacu, nta nubwo tuzabibwira umushumba. None se umugabo ko yari inkerebesheje kandi aba muri korari, ubwo nyine ndagira gute? Rirankeba, ryongere rinkebe. Bake kubona babona umugore yacitse umugongo, bake kubona babona umugore yagize pressure, bake kubona babona umugabo asigaye agenda nk'umuntu wanyagiwe. Umugore yaramujombye ijambo rimubwira ati nkawe. Iyo bavuze abagabo nkawe, nkawe iyo bavuze abagabo wumva urimo mugira ngo ibyo ntibibaho. Bibaho. Umugabo umwe yigeze kumbwira ikintu kibabaje, ntabwo twari tuzinanye cyane, n'ubu mubonye mu nzira sinakongera kumwibuka, Imana ishimwe. Nta nubwo twasengeraga ahantu hamwe, icyakora yari umukristo. Yansanze ari mu madeni menshi, arambwira ngo yatangiye gukina imikino y'amahirwe. Byaje biti, bari bafite ubuzima bugereranyije uko abantu baba bakora bisanzwe muri leta, umugore ari umukozi, umugabo ari umukozi bisanzwe, bitaragira amafaranga yo gusevinga ngo agire ikibanza, ngo agire inzu. Umugore buri munsi akamubwira, akajya amugereranya n'abo biganye. Ega abantu twiganye ntabwo tugererayo rimwe, bose nimubizi. Hari igihe wari umuswa mu ishuri ari ugerayo bwa mbere. Isi ntabwo ifite formule. Hari igihe umuntu wabonaga nta kizacamo ari we bicamo mbere. Noneho umugore agahora amugereranya n'abo biganye, bari muri generasiyo imwe, ko kuri bo mwarize nk'ahantu hamwe muziranye. Ariko ati ntureba ko akanaka bujuje inzu, akabimubwira mu gitondo, akabimubwira nimugoroba. Ntureba ko akanaka noneho baguze imodoka, ntureba abana babo babajyanye kwiga, ntureba. Iragenda yica umugabo, atangira gukina imikino y'amahirwe, iyi batomboza, urusimbi, betting. Noneho ayikinnye bwa mbere arahirwa, akajya abwira umuntu ati nguriza 250 kuwa mbere nzaguha 500 cyangwa nzakurengerezaho 100 cyangwa nzakugerengezaho 50. Agakina koko akayabona, yayabona kuwa mbere akishyura, akababonye yayandi. Muzi ko muri betting yubatsemo inzu? Mwari muzi ko betting imeze nk'urumogi, ira addictinga, itera addiction. Ugera igihe ukumva nta kindi kintu uzi gukora, ntuzi gucuruza, ntuzi guhinga, ntiwacuruza ibishyimbo kubera ko amahirwe asa nkaho yaguhiriye. Reka rero igihe kizagere noneho bitangire kujya bihomba gusa. Akaguza amafaranga kuwa gatandatu, akambwira ko azayishyura kuwa mbere. Noneho ya mafaranga iyo wajyanye wibuka kutayagarura iyo tungutse, akagira gute? Agasigarayo. Niba twaye 200 by'umuntu bisigayeyo, ugize ideni ry'uyo. Noneho kuko wamaze kuba addictive, kuwa mbere utaha muri weekend utaha. Ese batombozaga amahirwe aba muri weekend? Nibwo bakina. Indi weekend akongera agasaba, murumva ko ya 200 ya mbere atayishyuye, akongera agasaba undi, akagabanyezaho wanda akongera akajyana nayo bakayarya. Baragenda barayarya, ajya mu banki, ajya muri za avance baduha sur salaire ku kazi, ajya mu bintu byinshi, kandi abijyamo nta muntu n'umwe abwira, kuko arashaka kuringanira n'ikigero umugore yamwubakiye. Standard y'ubuzima, standard yashyizweho nandi, ninde uturinganiza
waje mu isi uri wenyine, nza ndimo ndi njyenyine, ninde uturinganiza? Iri ringaniza ryo muri Kigali rigiye guta abantu ku gasi, riduteza gufata amadeni atari ngombwa, ngo turinganira nande ko nzahagarara imbere y'intebe y'Imana njyenyine, ugahagarara uri wenyine? Murumva ijambo ribi? Imana itubabarire. Haleluya. Navuze amagambo menshi. Nari ngiri ku cya gatatu, sibyo? Cyo gukunda, kubaha, gusharishinga, ariko twitaye tukoresheje amagambo, kuko amagambo afite imbaraga zo kubaka uwo twashakanye, akamubuildinga rwose, akamuhindura umuntu wifitiye icyizere, n'ukuntu ashobora kumutesha icyizere akibura burundu. Tukiri ku mbaraga z'amagambo, tekereza gato amagambo wabwiwe kera, none wumviye ku mugabo wawe n'umugore wawe, amagambo wabwiwe kera mabi cyangwa meza, wibuka uburyo ukiyibuka. Ameza hari aho yagufashije, urenga ahantu usanze nk'umuntu udafite ibyiringiro, umuntu akamubwira ati ariko nyamara byacamo, burya byakunda, ugera ugerageze. Iryo jambo rimwe rikagutera kongera kugerageza bigakunda. Ijambo ribi naryo rikakujomba, wibuke n'iryo wabwiye ukiri mu butoya, uburyo rigira imbaraga, biguha imbaraga zo kwirinda kubwira mugenzi wawe ijambo ribi. Nongera mvuga ngo amagambo agereranywa n'imbuto. Twabona ahantu henshi mu migani, some nihuse, Migani 11:9, utubaha Imana yicisha mugenzi we akanwa ke. Mwabyumvise ko kameze nk'inkota? Utubaha Imana yicisha mugenzi we akanwa ke, ariko umukiranutsi azikirisha ubwenge bwe. Iyo umukiranutsi amerewe neza, umudugudu urishima. Imigani 12:25, amaganya yo mu mutima atera umuntu akiyumvira, ariko ijambo ryiza risusurutsa uwo mutima. Haleluya. Ukumva urakize, ukumva urahembutse, nta kamuka baguhaye, nta mata baguhaye, ari ijambo ryiza. None iyo riturutse kuwo mwashakanye, Mana yanjye. Haleluya. Amagambo anezeza, Imigani 13:24, amagambo anezeza ni nk'ubuki, aryohera ubugingo bw'umuntu, agakomeza ingingo ze. Ijambo ryizihiye, Imigani 25:11, rivuzwe mu gihe gikwiriye, ni nk'amatunda y'izahabu ku mbehe y'ifeza. Haleluya. Ndangiza akangaka, imbaraga zo kuvuga umuntu ibyiza, guprezinga umuntu, kuvuga ibyiza umuntu mu buryo buhojejeho, bimwubakamo n'ibyo atari afite. Imana nishimwe. Haleluya. Tekereza ku byo rero ukwiriye kubwira mugenzi wawe umunsi ku munsi. Nongere ngusabe ugarura amagambo meza wajya kumubwira cyagiye mugishakana, cyagiye mugikundana, cyagiye akiri fiance. Haleluya. Tuvuze ku magambo tubwirana gusa muri kara gace ko gukunda, guhesha icyubahiro, gukundwakaza, ariko murabizi ko bigizwe n'ibintu byinshi bitari amagambo. Ushobora kubahisha umuntu ku buryo umuvuga imbere y'abandi, ku buryo muganira, ku buryo murebana bikamwubahisha. Ushobora no kumureba ijisho rimusuzuguza abantu, umuntu akamenya ko umugabo wawe cyangwa umugore wawe umusuzugura. Ijisho gusa wamurebye rikamumanura, n'abandi bakabibona, ariko burimo kumwica. Icya kane nsoza, kituganisha mu kubaka umuryango wishimye, ni ukugira no kugumana imbaraga z'amasengesho mu rushako rwacu. To have and to hold. Ako kantu ko guholdinga, abizera benshi bajya bagira igihe cyo gusenga, ariko kubigumana bikagumaho mu gihe bagennye bijya bikunda kuducika. Twongere tubigarure. Haleluya. Gusenga kuzakuza ubusabane bw'uwo mwashakanye hamwe n'Imana ye, buzanakuza n'ubusabane bwanyu. Buriya nta kintu cyiza nko kugira umugabo usabana n'Imana, kugira umugore usabana n'Imana, kuko kamere yizahinduka. Azaguhindukana umugwaneza kuko asabana n'Imana. Imbuto z'umwuka wera zizagwirira muri we, nawe bikugarukire bikuryoheye. Rero kubaka no kugumana igicaniro cy'amasengesho mu muryango w'iwacu. Mufata akanya ko kwiga ku kintu kibabuza gusenga muhojejeho. Niba mwarihaye ku wa kabiri, niba mwarihaye ku wa gatatu, niba mwarihaye buri mugoroba, ni iki kibyiba, hanyuma nimwemere ko mugitakaza. Hanyuma ndangiza kandi, biriya bindi byose twavugaga byari byiza, ni iby'abantu babiri bubaha Imana. Umugore n'umugabo bari muri Kristo Yesu. Ese iyo byashitse ku biturimo kuvuga ari byo bari mu mwami, akaba ari umwe wenyine uri muri Kristo Yesu, nanone iki cyanyuma nicyo basigaranye, kubaka igicaniro cy'amasengesho.
usabane bwe n'Imana buzakiza n'uwo muvandimwe utari wahura n'umwami. Ibyananiranye mu by'ibiganiro, kugisha inama, bikaba byaranze, bizakizwa no gusenga kwawe, kuko Imana nta kintu na kimwe kinanira, kandi nitanabikiza izaguha imbaraga zo kubiba hejuru. Amen. Mwami Yesu abahe umugisha. Murakoze.